urukundo rw'Imana yacu nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Icyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 ku murongo waho wa mbere. kandi kuzimu rugerayo. Reka ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, wowe unteze amatwi, ngushimira buryo ki wahisemo kubana natwe mu kiganiro ku mvano y'indirimbo mbega urukundo rw'Imana yacu mu gakiza, ndetse ikaba indirimbo yitwa urukundo rw'Imana mu gitabo gikoreshwa n'idini y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Hariho umuryango wari ugizwe n'umubyeyi n'umwana bari babayeho mu bukene bukabije, ariko umubyeyi agakora uko ashoboye kugira ngo umwana we amererwe neza, akajya afura imyenda ya rubanda kugira ngo abone amafaranga abatunga, akajya aca inshuro hirya no hino kugira ngo umwana yige, maze umwana nawe ariga koko kandi aranabitsinda. Bidatinze umwana aza kurangiza ishuri, ndetse kuko yari umuhanga ntibyatinze ko abona akazi. Umunsi umwe rero umwana aza gutegura ibirori byo gushimira inshuti n'abavandimwe ndetse n'abamufashije muri rusange, ndetse birumvikana ko n'umubyeyi umwe rukumbi yari afite yagiye kumutumira mu cyaro. Ubwo yageraga mu cyaro yasanze umubyeyi we aramuhobera n'amarangamutima menshi aramushimira, aramubwira ati mubyeyi wanjye ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda iteka, warambyaye, urandera, unyigisha gutambuka, unyigisha gutandukanya indyo n'imoso, undihira amashuri, warakoze, ndagukunda kandi nzahora ngukunda. None rero ngwino nkujyane mu birori byanjye, nkushimishe ndetse nkwereke n'inshuti zanjye zikumenye. Ababyeyi aho muri murumva neza umunezero umubyeyi yagize ndetse n'uburyo yifashe. Bwarakeye baritegura, umwana ashyira umubyeyi mu modoka imbere, baricarana ndetse bagenda baganira, ndetse n'umuturanyi w'inshuti y'umuryango. Mu nzira bagenda bahuye n'undi mukobwa wari wariganye n'uwo mwana kandi bakumburanye. Umwana abwira umubyeyi we ati rero mubyeyi, urabona uyu mwana ni inshuti yanjye, ba wimutse ujye kwicara hariya inyuma nganire n'inshuti yanjye, hari hashize iminsi myinshi. Maze umubyeyi we aramwumvira, aramwimukira ajya kwicara inyuma. Bigiye imbere kandi n'ubundi bahura na bagenzi b'uwo mwana, kandi ngo abone atabasiga. Umwana n'ubundi abwira umubyeyi ati nubwo ngukunda, ariko urabona ko aba bana ari urungano rwanjye, bamfitiye amakuru menshi ntago twaherukanaga, ukuntu bambaye sinabasiga mu muhanda. None rero wowe biroroshye cyane, akira amafaranga utege uradusangayo nta kibazo, dore n'ubundi twari tugiye kuhagera, ariko mbone uko nganira na bagenzi banjye, dore ntituzongera kubonana vuba. Gusa twihuse mu gitekerezo, urugendo ntirwabahiriye kubera kwisanzura bya gisore, barirutse barenga umuhanda. Gusa igitekerezo kirangiza kisoza neza, kigaragaza ko wa mubyeyi bataye mu nzira yaje n'amaguru buke buke, asanga aho imodoka yaguye maze arabatabariza. Indirimbo tuvugaho uyu munsi ni indirimbo y'149 mu gakiza, ikaba indirimbo ya 307 mu gitabo cy'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Ikaze mu kiganiro. Indirimbo urukundo rw'Imana yacu ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi, baba abayobokamana, yaba abaririmba indirimbo zisanzwe. Ni indirimbo yifashishwa muri gahunda zitandukanye, ariko amateka agaragaza ko yifashishwaga cyane mu minsi mikuru y'ibyumweru. Uyu munsi nahisemo kuvuga inkomoko yayo nifashishije verisiyo y'Abaprotesta kuko ariyo yamenyekanye cyane.
Twifashishije igitabo kuririmba usobanukiwe mu rurimi rw'icyongereza kitubwira ko iyi ndirimbo yanditswe na Frederick Martin Lehmann wavukiye mu gihugu cy'Ubudage ku itariki 7 ukwezi kwa munani mu 1868. Nyuma gato ababyeyi be baje kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite imyaka 4 gusa. Uyu Frederick ngo yari yaratojwe inzira ya Gikristo akiri muto. Imigani igice cya 22 umurongo wa 6, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Bivugwa ko ku myaka 11 ubwo Frederick yari arimo atembera ku muhanda yagize igisa n'iyerekwa ngo abona igiti kinini kimeze nk'icya pome, acishijemo amaso ngo abona urugi rurabagirana rukingutse. Abona umucyo mwinshi cyane wendaga kumumena amaso rwose, maze ngo umugotera hagati, aratangara cyane mu buryo nawe ubwe ngo atabashaga gusobanura. Ngo yumva ibyo yibazaga byose bisubijwe, ahubwo yuzurwa n'ibyishimo maze atangira kuririmba indirimbo z'umunezero zari zimurimo. Frederick yashakanye na Emma Louise Tamia mu 1891. Babyarana abana 8 b'ibitsina byombi. Abana be nabo abatoza gukorera no gukunda Imana ku buryo umukobwa we mukuru Claudia amateka avuga ko ari nawe wafatanyije na se kudukorera injyana y'indirimbo mu mwaka w'1917. Ubwo yari amaze kugira imyaka 27 rero ngo yajyaga abwiriza ubutumwa yifashishije ifarashi yiwe mu mudugudu aho yari atuye, ndetse aza kuba pasitoro akabifatanya n'umurimo wo kuririmba. Mu ndirimbo nyinshi rero yanditse yamenyekanye cyane ni iyi ngiyi turi kuvugaho uyu munsi, urukundo rw'Imana. Dore uko amateka y'indirimbo yabonetse ndetse n'imvano. Mu mwaka w'1948 Frederick amaze kubona ukuntu indirimbo yakunzwe, yatanze amateka yayo agira ati: ubwo nimukiraga muri Leta ya California mu 1917 ubuzima bwarankomereye, ndakena, maze biba ngombwa ko nshaka akazi kugira ngo mbashe kubaho ndetse no gutunga umuryango wanjye. Bityo mbona akazi Pasadena ko gupakira imbuto z'amoko yose mu makese yazo nk'uko ubwoko bwazo zari zimeze. Nk'umukristo w'umuhanzi ari mu gihugu atavukiyemo, wabanje kubaho neza nyuma akabaho nabi, yarabyitegerezaga byose bikamurenga. Gusa ntahweme gutega amatwi ibyigisho ku mugoroba avuye ku kazi, kandi akabikora buri munsi. Umunsi umwe ari ku cyumweru nimugoroba yateze amatwi ikibwirizwa cyavugaga ku rukundo rw'Imana, ndetse ngo kimukora ku mutima, ngo ntiyasinzira, araratekereza urukundo rw'Imana. Maze mu gitondo ubwo yari mu modoka atwaye yerekeza ku kazi, nk'umuntu wari umenyereye iby'indirimbo, amagambo amubana menshi. Ageze no mu kazi uko aterura ironji akibuka amagambo meza, yaterura indimu bikabuko. Bityo bituma yigira inama yo gufata ikaramu y'igiti, agenda yandika ku dupapuro abonye aho muri depo, kuko yumvaga atakwihanganira igihe ari butahire. Maze ageze mu rugo yicaza umukobwa we w'imfura witwa Claudia, maze akusanya twa dupapuro bacuranga aya magambo akurikira ngiye kubasomera, ari nayo yavuyemo ibice 2 n'inyikirizo by'indirimbo turirimba muri verisiyo y'abaprotesta. Igice cya mbere: mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye se acyakira. Igice cya kabiri: ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urw'idukunda twabari mu isi, nirwo rutazashira. Hanyuma icyo gusubiramo kiragira kiti: mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose.
Frederick akomeza avuga ko kubona igice cya gatatu byamugoye, ngo inganzo yari yamaze gukama, ariko yibuka ko hari amagambo yigeze kumva mu giterane ayandika ahantu ngo arayashakisha, maze amaze kuyumva anezezwa nayo, ndetse yumva yajyana n'indirimbo, arayakusanya nk'umuhimbyi n'umucuranzi, bituviramo indirimbo nziza yuzuye dukunda turi benshi, ari nayo nkomoko y'indirimbo yacu, mbega urukundo rw'Imana yacu. Aya magambo yakunzwe ndetse akanatuviramo igice cya gatatu cy'indirimbo, bivugwa ko ari amagambo yari yarasanzwe ku rukuta rw'akumba kamwe k'umunyururu muri gereza, ubwo gereza yasigwaga amarangi mu byumba byayo, ngo yari amaze imyaka isaga 200, ngo ntihamenyekanye nyirizina uwanditse aya magambo n'icyo yari agamije n'icyatumye ayandika, ngo gusa nyuma y'imyaka 20 indirimbo yaramamaye pe, irakundwa, noneho abantu benshi bashaka kumenya inkomoko yayo. Uwitwa Alfred Smith ngo yaganiriye n'umuyahudi w'umurabayi, maze amubaza kuri aya magambo ngo yumve ko aricyo yayamenyaho. Atazuyaje, Smith yamubwiye ko abizi neza, ndetse ko ari amagambo yari yometse ku gisigo, ko kandi uwayanditse yitwa Rabbi Hati, ari nawe wari ukuriye abarabayi bose bari bariho mu bwami bw'Ubwongereza. Ibi wabisanga mu gitabo cyiswe Ibitekerezo by'Abayahudi kuri paje yaho ya 213, cyanditswe mu mwaka w'1050 mbere ya Kristo, cyanditswe na Isaac Niholai. Reimann yapfuye kuwa 20 ukwezi kwa kabiri mu 1953 Pasadena muri California. Dutangira twatangije igitekerezo cy'umwana wabwiraga umubyeyi we urukundo amukunda ndetse ko atahwema kumukunda mu buzima bwe. Ariko uko ibihe byagiye bihinduka, umwana yagiye ashyira umubyeyi we iruhande, ari narwo rukundo dukunda umubyeyi wacu ari we muremyi wacu umunsi ku wundi. Mu gusoza ikiganiro, hari inkuru nziza kuri we nshuti yanjye cyangwa se muvandimwe wanjye, wowe warunteze amatwi, ko mu gice cya 4 cy'indirimbo muri verisiyo y'Abaporotesitanti hari amagambo meza y'ihumure agira ati: kandi uko ikunda umwana wayo, njye niko inkunda ntakwiriye. Nari umugome, nuko impa Yesu ngo ambambirwe ku musaraba. Ubwo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo. Nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Gira amahoro.